twaraye tuguteye icy'umutwe umva mwansinze icy'umutwe kubera ko wenda abantu bagira uko bareba ku buryo butandukanye ariko nkanjye uko nabibonye ntago narindi ariko nabikurikiye mu mashusho nabikurikiraga umuhanzi wanjye The Ben yaje nyuma ya Melody ubwo muri ranking niwe wari homme de match nibundi kuko nitwe twari ba nyiri ibirori nitwe twabiteguye Melody twari twamutumye kwakunda ashaka no kwigiro yiwa ubyanga tumwinginga twose watu bari ukaza ariko yaje ararisiketagira ibintu byose aradirimba karahava abafana baraguruka abacuranzi kabuhariwe hanyuma umuhanzi wanjye umenye nta bacuranzi yari afite kuri agomba kuba njye nkurikije uko nabirebaga yaririmbanaga n'ibiradiyo umva nirekwambia narakubwiye ntukajye ukina ntuzakinisha ingwe y'ishyamba none cyabigaragaje rero yakomeje kurimba beka yose yasohotse yataye hari igihe muvandimwe bigorana niba ari amasaha yagoye abantu niba ari umuhanzi utari ku rwego rw'uwari ubanje abantu batashye mu ijoro ryakeye habaye igitaramo cy'amateka cyiswe The New Year Glove cyangwa se The New Glove cyari igitaramo cyateguwe n'umuhanzi The Ben ndetse atumira umuhanzi Taiwacu Bless cyangwa se wamenye nka Bruce Melody. Magingo ngaya amagambo arimo kuvugwa cyangwa se yakomeje avugwa ku mpande zitandukanye nuko bavuze ibyo kuririmba no gucuranga. Abantu benshi bari bavuze yuko umuhanzi The Ben agomba guca impaka maze akaba yakwerekana itandukaniro ku muhanzi Bruce Melody. Bruce Melody nawe arangije nawe aravuga ati nanjye ngomba kwerekana yuko ntari umwana cyangwa se ntari umuhanzi w'umwana, nanjye ngomba gukora ibirenze. Igitaramo cyatangiye ku isaha hafi ya saa moya, hatangira abahanzi atandukanye bari bahawe amastage ndetse bagenda amasaha ariko agenda azamuka. Ku isaha ya 4:50 hafi saa 5 zinda kugera nibwo umuhanzi Bruce Melody yafashe ya mbere maze batangira kumuhamagara umushyushya rugamba Anita Pendo ndetse n'umwe mu bagabo bamaje kwemsinga ibitaramo byinshi cyane ari we Kumani cyangwa se Lakinzeyimana. Aba bagabo bavuze uburyo Melody yatwaye ibikombe ndetse amasax award ibikombe byose yatwaye, maze barangije baravuga bati niwe ugiye kuza ku rubyiniro. Dore yuko Melody yari yashimuse bande yose yari kumucurangira, ayingi nta yindi ni symphony band nka bande isanzwe umucurangira ahantu hatandukanye, turi yuko amaranye nayo imyaka igera kuri myinshi cyane. Noneho agashya kari karimo nuko n'umugabo witwa Mighty Popo akaba ari umuyobozi w'ishuri rya muzika ku Nyundo nawe yarahari ndetse n'abagenda afasha symphony band. Melody yaje aririmba igitaramo cyose, abantu baravuga bati Melody aragishimuse. Dore yuko Bruce Melody yaririmbye maze abantu bakarambirwa bakavuga bati The Ben aririmba ryarehereye saa 5 ageza saa 7. Ibaze ibyo bintu nawe yagiye saa 5 cyangwa se yavuye saa 5 ageza saa 7 maze araririmba karahava concert, abantu baravuga bati arayishimuse. Ni nako abantu bagendaga bavuga ku mpande zitandukanye bati Bruce Melody, bati concert arayishimuse, bati The Ben aririmba ryari. Ni byinshi byagiye bivugwa, abandi bati The Ben yikozeho n'ubundi ni wamuhamagaye, abandi batundi yamutumiriza cyangwa se yamutumagaho kubera ihe mpamvu. Ni byinshi byagiye bivugwa. Noneho ku isaha ya saa 7 abantu benshi bavugaga yuko kuko byagaragaraga yuko hari abantu batangiye kugenda bava mu myanya yabo, abandi basohoka bataha. Mu by'ukuri ugasanga Melody nyuma yo kuririmba hari abatangiye kugenda bataha. Ari nako abantu bavuze bati abariya n'abafana ba Melody wenda buriya ntawamenya, ntago hari mu bafana ba The Ben. The Ben rero nawe yaje haza ku rubyiniro maze arangije ku isaha ya saa 7 igera kuri 5 The Ben atangira kuririmba, araririmba maze atangira kuririmba indirimbo ze cyangwa se indirimbo ahiriyeho ni indirimbo amaze imisi akoze ya hip hop, ni indirimbo yise Indabo Zanjye. Ni indirimbo yaririmbye abantu benshi barishima ku rwego urwo hambere gutya rwose ubonaga abantu bishimye, maze arangije atangira kuririmba indirimbo zizo mu bihe byahise, indirimbo zizakera zakanyujijeho.
yagiye akomeza kugenda azamuka aririmba, azamukana n'abahanzi batandukanye nka ba Tom Close, aririmbana na Kevin Kade ndetse n'abandi bahanzi bagiye batandukanye bagiye bakora indirimbo. Ari nako abantu bavuga bati dushaka kureba itandukaniro ry'aba bahanzi bombi, dore yuko concert nyirizina ubundi yari igamije yuko bashimisha abantu, ariko abafana bo ubwabo bari baramaje kubigira ibindi bintu bahanganye nko muri football. Bamwe bati ndi kuri ruhande, abandi bati ndi kuri ruhande. The Ben we abantu benshi bagiye bamushinza yuko ngo yaririmbye ikintu cyitwa playback, ariko mu buryo yaje kubisobanura kandi unayagereranyije n'uburyo muri iyi minsi amakonseri y'iyi minsi agiye akorwa n'abastar cyangwa se n'abahanzi bakomeye cyane cyane ku isi, ndavuga ba Chris Brown n'abandi, ndetse ntabwo twakwibagirwa umuhanzi David mu minsi iheruka cyangwa se mu minsi ishize waje i Kigali, nawe nibwo buryo yakoresheje bivuga ngo ni live, ariko abenshi bajya bavuga ngo ni semi live. Ni live, ahubwo uburyo uba wagiye utegura, hari ukuntu wagiye utegura kuza kuririmbamo amagambo amwe n'amwe mu bice runaka, ariko mu bintu wateguye cyangwa wowe mu bintu wapanze. Abandi bati rero The Ben yakoze performance, yagize stage nziza, ariko ntabwo yaririmbye live. Abandi nabo bati melody yaje kubita live, ndetse n'indirimbo zose araziririmba kugeza aho abafana be bishimye ndetse bamaje no kwishima baranataha. Ibi ngibi bikavugwa yuko ngo byari byarateguwe mbere, bavuga yuko ngo melody agomba kuririmba, yamara kuririmba ngo abafana be bagataha. Ariko ngira ngo nkuko twabonye concert cyangwa se uburyo concert yagenze, ntabwo abafana bose batashye. Yego hari abatashye, ariko ntabwo ari bose, kuko The Ben yaririmbye kandi ukabona yuko abafana bamwe cyangwa se ubwo n'abafana be niko twabyita, bamwikirizaga, abantu barishima, ndetse ku buryo umuntu yakwemeza yuko ari concert yagenze neza. Ni concert rero yasize ku mbuga nkoranyambaga abantu bavuga bati playback, abandi bavuga ati live, bakavuga ati 001 ubwo ngo ni melody, abandi bakavuga bati The Ben. Ni byinshi byagiye bivugwa, ariko cyane cyane abiyita ngo n'aba content creator bakavuga bati The Ben ni wa mbere, abandi bati melody ni wa mbere. Ni byinshi byagiye bitangazwa cyangwa se bivugwa, bakavuga bati ese byibura bwaba ari ubwa mbere tubibonye, byaba ari ibintu byiza batangije ku buryo n'ubutaha noneho bakavuga bati nk'ubutaha niba The Ben na Bruce Melody babashije gukora concert nk'iyi, dushobora no kuzabona ubutaha noneho Melody ari watumiye The Ben, cyangwa se wenda Knowless yatumiye kanaka, bakaza bagakora ku buryo umuntu yavuga yuko hatarimo guhangana. Ni kenshi byagiye bivuga yuko abahanzi The Ben na Bruce Melody bahanganye, umwe akita nimero ya mbere, undi akita igitangaza, undi akita igisamagwe. Ni byinshi byagiye bivugwa cyane. Noneho nadutekereza abantu batanga bavuga bati ubutaha dushobora kwishima tubonye noneho no mu bakobwa cyangwa se mu bagore naho bibaye, tukabona Knowless nawe atumiye umuhanzikazi runaka, ashobora gutumira Bwiza, ashobora gutumira n'undi muhanzi, nabo bakaba bakora concert, kuko ati abafana icyo twese tuba dushaka nta kindi n'ibyishimo, kuko burya umufana wavuye mu rugo ntago ava mu rugo aje kuvuga ngo naje kureba kanaka, naje kureba nibi, ahubwo ava mu rugo aje kureba concert y'izina, by'umwihariko aje kureba icyo umwe afite n'undi afite. Ariko ikigaragara nuko nkuko byagaragaye nuko ahubwo aho abafana aho kwishimira yuko umuziki wabo bafana wateye imbere, ahubwo bo bakoze cyangwa se bashaka gukora igisa nkaho ari ukubahanganisha cyangwa se igisa nihangana. Umuziki nyarwanda The Ben yavuze yuko ushobora gutera imbere mu gihe abantu bose bafatanye ukuboko, ndetse yanabivuze kuri stage avuga ati Bruce Melody ni umuhanga azi kuririmba, ati ndetse rwose ukumva yuko ari proud ye. Ahangaha byanakomeje kugenda bivugwa yuko management ya The Ben ubwayo ariyo yavuze yuko Melody agomba kuririmba kandi bakamuha umwanya uhagije, kuko ngo buriya umuntu wateguye concert nka The Ben yari afite uburenganzira bwo kuba yavuga ati iminota Bruce Melody muhaye ni 30 cyangwa muhaye isaha, akavuga bati kuririmba rekera aho ngaho, bakaba banamucomora ibyuma ngo byagiye bivugwa cyangwa se binabaho mu makonsa agiye atandukanye mu gihe baguhagera nako kakirenza. Ariko The Ben abantu benshi bakavuga bati The Ben ntabwo ubwo paganya ari kubukora, ati yaretse Melody araririmba, ndetse indirimbo yose yatekerezaga yuko yaririmba ati kimenyimenyi, kugira ngo niko The Ben ari umwana mwiza, ati yanamuretse aronshinga indirimbo ye Pom Pom,
ati kandi bitari biri mu bintu bapanze, ati rero nibyerekana yuko The Ben ari flexible cyane, ati kuko nko kuronshinga hariya ya ndirimbo ntabwo byari byapanzwe mu bintu baza gukora, ati ariko The Ben we yaretse Melody akora ibyo abantu benshi cyangwa se abantu batangariye bavuga bati The Ben ni umwana mwiza cyane, ati cyangwa se arundi ataba yavuze yuko Melody agomba kujya akaririmba, noneho na nyuma yaho The Ben nawe akaririmba akagenda bahinduranya gahoro gahoro, ariko ati cyagaragaye nuko yamuhaye umwanya kandi akaririmba ndetse na Melody akabasha gushimisha abafana be. Rero umuziki nyarwanda birashoboka yuko wagera kure nk'uko Bulldog yajya bivuga, avuga ati nta munsi n'umwe ushobora kuzasaba collabo umuhanzi wo hanze, ati why not twebwe tudashobora kubikora nabo bakaza baje kuzidusaba, ni byinshi ariko icyo mbona gishoboka cyangwa se gishobora guteza imbere showbiz nk'umuntu uba muri showbiz, nk'umuntu ubona amakuru menshi kuri showbiz, nuko abahanzi babaye bakoranye cyangwa se bagafatana akaboko, umuziki nyarwanda ushobora kugera ku yindi level. Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yanyu yitwa Tahatibu World. Mu gace twita Tahatibu update tugeza amakuru bagiye cishikana muri showbiz by'umwihariko no muri sport. Genda dukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitwa Tahatibu TV, Instagram, TikTok na Facebook zitwa Tahatibu TV. Nge nitwa Eni Yusufu. Duhure muri comment.